Gabriel Guilherme Estevão. Ndi Gabriel Guilherme Estevão. Ubuhamya bwanjye ntibutandukanye cyane n'ubundi waba usanzwe uzi, kandi ntibugendereye kwikuzo, ahubwo no kugira ngo izina ry'Imana abe ari ryo rihabwa ikuzo. Niyo yankuye mu mbaraga z'umwijima iyinjiza mu mucyo wayo w'agatangaza, kugira ngo izina ryayo rihabwe ikuzo mu buryo bwose, para que o seu nome seja glorificado de todas as formas. A minha história começa da seguinte forma. Os meus avós na parte materna... Inkuru yanjye itangira itya. Ababyeyi banjye bakuru bo mwa mama no mwa data bari basanzwe ari abakozi ba Satani, bari basanzwe bafitanye na Satani igihango. Sogokuru wo mwa data yari perefe muri Angola. Perefe abashinzwe imidugudu 5, nanone abatwara amatwara y'abami cyangwa se abasoba 5 muri Afurika. Ubwo rero yagombaga kuba yibitseho imbaraga zihagije kugira ngo ategeke abapfumu n'abakonikoni bose bo muri umudugudu cyangwa se muri ako gace. Yari umwe muri bo, yari afite amambaraga kandi yajyaga agendererwa n'imyuka nk'abamarayika. Muri uko kugendererwa n'imyuka, mama yari afite ikibazo, yari yaratewe na Luciferi n'abamarayika be, yari ingumba, ntiyabyaraga. Muri uko gushakisha umuti w'ikibazo cye, ntiyabashije kubona mu nsengero, ahubwo haje marayika witwa Zubadi w'umuminisitiri cyangwa se umujyanama wa Satani. O anjo chamado Asbad é o anjo ministro ou conselheiro que Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô. Kuri ino nshuro yari yoherejwe na Luciferi kuri sogokuru ngo amuhe ibyiringiro by'uko binyuze mu nda ibyara ya mama hazaza uzahagararira imico ya Satani cyangwa se Luciferi mu isi, y'uko ngo azamamaza sisiteme yatangijwe na Luciferi ubwe, sisiteme twajyaga twita CFM, ni ukuvuga ca, fa na ma, bivuze creeds founded in myths, nko kuvuga inyigisho zishingiye ku migani y'abakera cyangwa se y'imihimbano. Kandi ko iyo sisiteme yari gukwirakwizwa hirya no hino nk'uko Luciferi ubwe yari yarabigenje. Haciyeho igihe yarabonetse aha mama umuti, ingirwamuti. Mama arawufata aza kwibaruka imfura ye Karirose, mukuru wanjye mukuru. Gusa umumarayika Azubadi yongeye kuboneka avuga yuko atari we Luciferi ateganya gukoresha, ko ahubwo ari kuzamukurikira ari we Jye. Ku bihereranye n'uwo nguwo, ni ukuvuga Jye, yahereye ko atanga amabwiriza ajyanye n'imirire mama yagombaga kuzakurikiza ubwo yari kuba antwite. Kubw'ibyo rero, nyogokuru wumviraga imyuka akanakorana nayo yagombaga kuba bugufi bwa mama kugira ngo yite ku mirire ye, bityo he kugira ibwiriza ry'ubuzima n'iryo na rimwe ryicwa, kubera yuko ngo umuntu agizwe n'ibyo arya akananywa n'ibyo abona akanumva. Bivuze ko imico y'umuntu itangira kuremwa akiri mu nda ya nyina. Icyo ari cyo cyose umubyeyi arya akumva kandi akifuza, gitangira kuba umugabane ugize imico y'umwana we. Uko niko byagenze, basabwaga kumvira. Hagati aho nakomeje gukurira mu nda ya mama kugeza mvutse. Bahereye ko batanga irindi tegeko cyangwa se ibwiriza rishya ry'uko nagombaga kuzafata gusa amafunguro agizwe n'ibikomoka ku bimera, kubera yuko nari kuzakenera kugira mu mutwe hazima. Kugira ngo ngire intekerezo zikora neza, nagombaga kwirinda buri kimwe kibi, buri bwoko bw'inyama na buri kimwe gikomoka ku matungo. Nagombaga kujya mfata amafunguro y'ibikomoka ku bimera nta gukebakeba. Para ter uma mente lúcida, tem que abster-se de tudo que é animal, de tudo que é carne e seus derivados, e alimentação simplesmente de erva. Eu nasci na província de Ruanda. Navukiye mu ntara ya Rwanda, umurwa mukuru wa Angola, mu nkengero z'umujyi wa Boa Vista, hafi ya Miramari. Niyo navukiye. Nyamara bo ubwabo banteje uburwayi bukomeye icyo gihe. Data yarifashije, yagiye ku bitaro byinshi ashakisha umuti, ariko ntiyabona ivuriro na rimwe ryamvura. Ababyeyi banjye bakuru bari batuye mu yindi ntara, intara ya Uige, mu mujyi wa Alto Kaware wahoze witwa Kangora, hafi ya Bengo, ari naho ababyeyi banjye bakuru babaga. Byabaye ngombwa yuko mama ava muri iyo ntara akimukira mu yindi, akava muri uwo mujyi akajya mu wundi. Antigamente chamado Cangola, comuna de Bengo, bairro também de Bengo, onde estavam meus avós. A minha mãe foi obrigada a se deslocar desta província para uma outra província,
dessa cidade para uma outra cidade. E lá, logo que chegamos, tukihagera uburwayi bwanjye bwaribwiye burakira kubera yuko nasabwaga gukurira hafi y'ababyeyi banjye bakuru. Ku mezi 9 natandukanijwe na mama, nakuwe ku bibero bya mama ngo njye kubana n'ababyeyi banjye bakuru ku ifamu. Iyo famu iherereye ku mupaka uhuza Maranje n'intara ya Uwij. Ahakikije iyo famu hitwa Kitowa. Iyo famu n'uwo mugezi wa Kitowa uyituriye biracyahari na none munsi. Aho niho nakuriye mbana n'ababyeyi banjye bakuru cyangwa se sogokuru na nyogokuru. Abamarayika ari bo bagenzi banjye kubera yuko nabashaga kubona uko bose bagiye basa nuko bigaragaza. Kitowa é rio que até agora existe e essa fazenda ainda existe até atualmente. É lá onde eu cresci, com meus avós, em companhia de anjos, porque eu tinha o privilégio de ver os anjos em todas as suas formas e manifestações. Eu cresci distante da sociedade humana. Nakuriye kure y'umuryango mugari w'abantu kugira ngo nzagire umutima n'intekerezo bitarangwamo ubumuntu, ngo nzagire mu mutwe hafungutse cyangwa se intekerezo zagutse. Nagombaga kuba mu byaremwe kugira ngo ngwize ubumenyi kandi ngere kuri byinshi. Imirire yanjye yari yoroheje, ndya gusa ibikomoka ku bimera. Nafataga ubwoko bumwe gusa bw'umutobe ari wo maraso y'abantu. Nagombaga kuyanywa kugira ngo nzavemo umugome. Hagati aho nigishwaga yuko ndi Imana, yuko ndimo Imana. Mu kuba Imana, abantu basigaye bose bari ibintu biraho bidakwiye kubaho. Abantu bose ni ibintu biraho bidakwiye kubaho. Uko niko natozwaga nabo bamarayika. Todos os seres humanos são objetos e eles não merecem viver. Assim fui educado pelos anjos. Até os meus 7 anos, 6 a 7 anos, tive que sair. Ku myaka 6 cyangwa 7 nagombaga noneho kuva ku ifamu nkajya kuba muri sosiyete. Nakuwe mu ifamu njyanwa mu mudugudu. Mu mudugudu aho guhera bwije nabonaga abantu baguruka aho hafi basohoza misiyo zabo. Yari abapfumu n'abarozi. Najyaga mbitegereza uko babaga bagiye mu ngendo zabo. Gusa yanjye misiyo yari kuzavamo reptiliye. Reptiliye ni umuntu ukoreshwa nk'umuyoboro. Ahangwaho n'imyuka akavuga, gusa ntaba ari urimo kuvuga, ahubwo imyuka akaba ariyo imuvugiramo. Akoreshwa nk'uko inzoka yakoreshejwe muri Edeni. Niyo mvano y'izina reptiliye, bivuze igikururanda cyangwa se inzoka mu mwimerere waryo. Satani yifashishije inzoka ayivugiramo. Nibwo buryo bano bantu bahitwamo na Satani ubwe bakoramo. Nakoreshwaga nk'umuyoboro wa buri kimwe yashakaga gutambutsa. Nijye wavugaga, nyamara ntibibarige, ahubwo imyuka akaba ariyo ibimvugiramo. Sinatandukanaga n'abamarayika bamuraga impande. Nabashaga kubona bitandukanye nuko biri ku muntu usanzwe. Bari baramfunguye amaso. Nabashaga kubona abamarayika b'Imana n'aba Satani. Muri iyo mimerere, muri uko kubana n'abo badayimoni, byabaye ngombwa yuko mvaho nari ntuye njya mu yindi ntara. Eles abriam a minha visão. Eu podia ver os anjos de Deus e os próprios anjos também. E nesta andança, nesta convivência, eu fui obrigado a sair do lugar em que estava da província para uma outra província. A minha missão... Misiyo yanjye yari gutegurirwa kuvamo umwanditsi. Kandi nk'uko navuze mbere, umwanditsi akwiye kugira ubwenge bufungutse, akagira ubumenyi n'ubwenge byihariye. Wa mumarayika ukomeye Azubadi w'umujyanama wa Satani yajyaga akunda kumbonekera. Yari afite mu nshingano ibihereranye n'intekerezo za muntu. Mu Befeso 6:12 havuga iby'intambara ibera ahantu ho mu ijoro. Akubw'ibyo rero, misiyo yanjye nanjye yari gukorana cyangwa se gukora ibirebana n'intekerezo za muntu. Nkibikaho ubwo bumenyi, nkigwizaho ubumenyi n'ubuhanga mu by'imikorere y'intekerezo za muntu. Então a minha missão é trabalhar com a mente humana, ter o conhecimento cabal da mente humana. E nós estudávamos não só outros livros, mas Ntitwigaga ibindi bitabo byonyine, ahubwo na Bibiliya ubwayo twarayigaga. Abanyateolojiya bo bigira Bibiliya gushyira mu ngiro ibyo bize kugira ngo bagire imico ya Kristo. Gusa twe ntitwayigiraga gushyira mu ngiro ibyo ivuga,
ahubwo byari ukugira ngo tureme indi myemerere yahanzwe n'abadayimoni ubwabo na Satani ubwe. Nk'uko nari nabigarutseho, Satani niwe mva n'imvano ya ya myemerere ishingiye mu migani mihimbano. Iyo sisiteme cyangwa se imyemerere yatangiranye nawe akiri mu ijoro, ayibibamo binyuze mu kurarikira ubwibone no kutanyurwa. Niwe waremye iyo sisiteme, ashinja Imana ibyo itari byo, yuko ngo ari inyagitugu. Atangira kubiba iyo nyigisho ahereye ku bamarayika bagenzi be babanaga mu ijoro. Nuko iyo nyigisho iza guhererekanywa kuri Eva. Eva arayemera, we n'umugabo we Adamu. Iyo myemerere iracyahererekanwa uko ibisekuru bihaye ibindi. Ahagurutsa abantu bo kuyikomeza. Foi transmitido também aqui a Eva, e a Eva aceitou, e seu marido também, e este mesmo sistema continua a usar de geração a geração. Ele levanta homens. Deus usa um sistema. Imana nayo ikoresha sisiteme yayo yishingiye ku buturo bwera. Ubuturo bwera ni sisiteme Imana ikoresha mu gukiza abantu. Ni mu gihe Satani we atajya arimo ibishya cyangwa se ngo ahange udushya, kimwe cyo gukorera ni ukwigana ibisanzweho, ntajya ahanga ibishya. Então, a partir desse, Deus usa meios e métodos. Hari uburyo n'inzira Imana yifashisha, hakaba n'uburyo cyangwa se amayeri n'inzira na Satani akoresha. Ndi bitinde ku byo twe twakoraga, ku buryo n'inzira twifashishaga mu kwigarurira abantu. Inzira ya mbere yifashishwaga ni ipfa ritagenzuwe cyangwa se kutitegeka muri buri kimwe cyerekeye umuntu. Ipfa ryangiritse ryo muri kamere y'ubunyacyaha, umuntu yokojwe no gucumura. Rero iyo nzira yifashishwa mu gutera umuntu kutanyurwa, haba mu mirire no mu minywere, mu myambarire, muri buri kimwe cyerekeranye n'imibereho ya muntu. Izingiro ry'ino nzira ni ukutanyurwa, ni ukutirinda muri byose, ntugenzure ibikwinjiramo n'ibikuvamo. Beber, investir em todos os aspectos da vida do ser humano. Então, cria-se, a partir mesmo deste método, a insatisfação, nesse caso, a intemperança em todas as coisas, não ter o controle do que entra e sai. Segundo método, é o método da presunção. Inzira ya kabiri ni inzira yo kwigerezaho cyangwa se kwiyumva. Ni Imana ituye mu muntu. Inarijye ni akamana katubamo. Ako kamana cyangwa se iyo Mana iganza umuntu iyo atitegetse. Inzira ya gatatu ni iyo kuramya cyangwa se gusenga. Muri kamere ye buri muntu yumva yagira icyo asenga, kubera yuko twaremewe gusenga Imana. Iyo bitabaye Imana, harimo ibintu bitandukanye cyangwa se ibigirwamana ngo uwo muntu abisenge. Gutandukira gusenga nyakuri ahatitawe ku cyo usenga cyangwa icyo wihebeye kurenza ibindi, bikujyana kure y'Imana, bikakwegereza Satani. Naho ku by'amayeri cyangwa se uburyo ubwo bakoresha, ubwa mbere ni ubutunzi. Abakene n'abakire bombi ni imbata zo kwifuza no guhangayikira kugera ku byo badafite. Abakene batinya kandi bagahagarika umutima n'ubukene bwabo, bakarwana no kubuvamo. Ku rundi ruhande, abakire batinya kuba batakaza ibyo bafite, bakarwana no kugera ku bindi byinshi kugira ngo badatakaza ibyo bafite kandi ngo barusheho kunguka. Nguko uko bombi bahinduka imbata z'inarijye. Bitewe no kutanyurwa, guharanira kunyurwa bibatwara ubwenge cyangwa se byigarura intekerezo zabo, bikabahindura imbata, bityo ntibifuze kumenya ibyo wabaremye. Então todos eles tornam-se escravos de si mesmos. Insatisfeitos, a insatisfação toma posse das suas mentes e eles tornam-se escravos que não querem saber de quem os criou. Outro meio que é chamado a moda. Andi mayeri ni imideri. Buri muntu yifuza kuba icyamamare, buri wese yifuza kugira aho agera, akamenyekana mu buryo ubu n'ubu. Buri kimwe cyo muri ino si gifite modere cyangwa se umuderi cyangwa se umunyamideri wacyo ufatwa nk'icyitegererezo muri cyo. Binyuze muri ano mayeri bishyiriraho ubwoko bw'imideri bifuza yuko ariyo yafatirwaho urugero, bakayikuririza, bakayamamaza bifashishije itangazamakuru.
umucyo waba warasariye icyo ari cyo cyose, bibe politiki, ubukungu cyangwa imibereho y'abaturage, baharema umuderi cyangwa se icyitegererezo icyo kwiganwa na bose. Ntuba ari umuderi nyakuri, ahubwo ubereyeho gukura amaso y'abantu kuri moderi nyakuri Yesu Kristo, uwo cyitegererezo muntu cyangwa se cya kimuntu cy'imico nyakuri. Bifuza gukura mu muntu ishusho y'Imana. Amayeri ya gatatu ni ibinezeza, ni imyidagaduro. Intego y'ano mayeri ni ugutuma abantu bata igihe cyabo kinini mu bintu bimwe bidafite umumaro aho kukimarana n'Imana. Abantu bangiza igihe cyo kubaho bahawe n'Imana kugeza ubwo kibafashe ari ntacyo bakimarishije, bityo bagahinduka imbata ubuzima bwabo bwose. Ku rundi ruhande, nagiye nimenyereza ibintu byose by'imburamumaro babagamo. Buri kimwe twakoraga, nko gutanga ibitambo, kwitabira inama z'igihugu n'inama mpuzamahanga z'abantu bakomeye zatumijweho na Satani ubwe. Nós fizemos tantos sacrifícios, tantos encontros nacionais e encontros internacionais de grandes homens que o próprio Satanás escolheu e nos reuníamos em todas as áreas do saber deste mundo. Inzego zose z'ubumenyi zo muri nosi iteka zabaga zihafite uzihagarariye. Indi bugaruke ku mpinduramatwara zaremwe na Lusiferi ubwe. Bwa mbere nuko mu Bukristo no mu bupfumu hari abahanuzi babiri bakuru bagaragaye ahagana mu gihe kimwe, binyuze mu byageze hose ku isi bizwi n'ahandi hose, ari byo byaduka byo mu myaka y'830 n'iy'840. Muri icyo gihe hadutse n'abandi bahanuzi benshi cyane, abo Satani yahagurukirije gutangariza no gutegurira sosiyete n'isi kuza kundi utari Kristo, ahandi witwa Maitreya, gusa mu ijambo ry'Imana akitwa Antikristo. Ni Lusiferi ubwe uzaza para anunciar e preparar a sociedade e o mundo para a vinda daquele que há de vir, que não é Cristo. Em outros lugares chamado Maitreya, mas o Anticristo diz a palavra de Deus, a vinda do próprio Lúcifer. Tinha que preparar pessoas para a vinda. Rero abantu bagombaga gutegurirwa undi uzaza utari Kristo ubwe. Muri icyo gihe hagaragaye umuhanuzikazi utazwi mu Bukristo honyine, ahubwo uzwi no mu isi y'igipfumu nk'umuhanuzi nyakuri w'Imana witwa Elena White. Abo mu isi y'igipfumu baramuzi. Ni umugore Imana yakoresheje mu kwamamaza inkuru nziza y'ibyanditswe muri Bibiliya no gutegurira abantu ukuza kwa Kristo. Gusa ku rundi ruhande naho hahagurukijwe uzwi nka Aleister Crowley. Aleister Crowley yari umusataniste. Rugikubita yari umwana wo mu rugo rwa Gikristo. Gusa kubera amatsiko atangira gushaka kugira ibyo yamenya ku byo yari atuye adafite icyo aziho. Yahize cyangwa se yashakishije ubwenge buhishwe cyangwa se bwa gipfumu, nuko Satani aramwihishurira. Aleister Crowley uwo yahamagariwe na Satani kuzana impinduramatwara esheshatu nifuza kuvugaho. Muri izo esheshatu niho hari hashingiye inyigisho zose twagombaga gukurikiza kugira ngo twigarurire isi kandi ngo dutegurire abantu ukuza kwa Lusiferi aje mu cyimbo cya Kristo, kugira ngo ye kuba ari Kristo uzakirwa ahubwo hazakirwe Lusiferi. Muri izo mpinduramatwara iya mbere ni iy'iby'inganda, Para a vinda de Cristo, mas para a vinda de Lúcifer, para receber não Jesus, mas para receber a Lúcifer. E destas revoluções, a primeiro, uma revolução industrial. Esta revolução industrial impinduramatwara mu by'inganda igera mu ngeri zose z'ubuzima, mu mashami yose y'ikoranabuhanga, haba muri siyanse ndetse no mu bindi byose nigeze ngarukaho nko mu ntambara. Icyo gihe uburyo bw'itumanaho ntibwari bwagateye imbere. Gusa nyuma y'igihe Satani yaje kubona yuko mu bakene ariho hari benshi basenga Imana mu mwuka no mu kuri ugereranije no mu bakire, bityo byabaye ngombwa yuko havumburwa ibindi bintu byo gukurura abasenga Imana by'ukuri bikanyuzwa mu miyoboro nsakazamakuru itandukanye muri izo ngeri zose. Revolisiyo ya kabiri ndayita revolisiyo cyangwa se impinduka mu matwara ya sosiyete, ni igorekwa cyangwa se icurikwa ry'indangagaciro zihuriweho za kirazira rusange z'umuco cyangwa se amahame mbwirizamuco yo muri sosiyete. Urugero rw'ibyo
ni nk'ibivugirwa kuri za televiziyo no ku yindi miyoboro nsakazamakuru. Binyuze muri iyo miyoboro, abadayimoni ubwabo basakaza ubumenyi n'inyigisho byabo. Ino niyo revolution ya gatatu, ni impinduramatwara mu by'ibitsina. Umudendezo mu by'ibitsina kuri bose, kwihitiramo igitsina ushaka kwitirirwa, igitsina cyo wifuza ko mwabana nk'abashakanye, kwihindura igitsina n'ubundi burenganzira nk'ubwo. Impinduramatwara ya kane ni iyo kwishyira ukizana mu bihereranye n'ibiyobyabwenge, ibyemewe n'ibitemewe n'amategeko mu ngeri zose z'ubuzima. De libertação, a revolução de drogas, tanto legais e ilegais, em todos os aspectos da vida. Todos que estão em cima. Abo mu nzego zo hejuru cyangwa se abategetsi bose, benshi cyane muri bo bahatirwa gushyigikira ibiyobyabwenge, ibyemewe n'ibitemewe n'amategeko. Byombi biba bigomba gushyigikirwa kandi bigasakara hose kugira ngo bihindure abantu imbata. Duhaye urugero abadukurikiye, ngira ngo si ubwa mbere mwakumvaho izina ry'uno mutegetsi. Uyu wahoze ari perezida ni umusaza Jose Mujica, afite imyaka 89 y'amavuko. Umugore we ni Lucia Topolansky, afite imyaka 80 y'amavuko. Muri urwo rugo rwabo, iyo uhageze usanga bano bantu bakuze, ni ukuvuga umusaza n'umukecuru, bibera mu mirima yabo yuzuye ibihingwa by'indabo ziganjemo chrysanthemums. Aba bombi ubona basaziye mu buzima busanzwe, utanatinya kwita ko buciriritse. Nta mwana bagira kuko nta n'uwo babyaye, bifitiye imbwa zabo zibahora iruhande, ni imbwa 3. Ubabonye utyo wagira ngo ni abantu basanzwe, nyamara muri irigwe Jose Mujica n'umugore we Linda Topolansky ni ibikomerezwa cyane. Jose Mujica kandi naho hantu abana n'umugore we ntabwo arahe, naho umugore we Lucia Topolansky bisa naho Jose Mujica nta mutungo agira. Mujica akiri perezida ni muri iyo mirima yiberagamo we n'umugore we, nta bya bindi byo kuba mu nzu zihenze z'amabengeza yose zitegurirwa abakuru b'ibihugu yigeze abamo. Mu gihe cya manda ye, inzu ya Suarez ariyo residence iturwamo n'umukuru w'igihugu yari ifunze rwose, ntabwo yarayituyemo. Rwose Jose Mujica yakomeje kwiturira muri iyo sambu y'umugore we, yabagamo yitwarira imodoka ya Volkswagen Beetle cyangwa se Gikeri, nayo ishaje cyane, yari yarakozwe mu 1987. Jose Mujica ntabwo yagendanaga n'abashinzwe umutekano nk'uko bigenda ku bandi bakuru b'ibihugu. Aho yari atuye habaga hari abapolisi 2 n'imbwa ze. Yari yaranze abakozi bakora mu rugo rw'umukuru w'igihugu nk'uko bigenda ku bandi. Kugera mu rugo rwe n'ubu rwose usanga ari nk'undi muturage usanzwe wo mu gace atuyemo. Mujica imyenda ye n'iy'umugore we usanga yanitse hanze ku mugozi. Aho atuye amazi ntayagira mu nzu, ajya kuyavoma muri metero nkeya. Ku rundi ruhande Jose Mujica nubwo ushobora kumubona cyangwa se kumva ashaje ukagira ngo ni umuntu woroheje, ntabwo ari byo kubera ko n'umwe mu barwanyi bakomeye bayoboye intambara za kinyeshyamba zo ku rwego rwo hejuru mu bice bya Amerika y'Epfo. Mujica yarashwe inshuro zigera kuri 6 ariko ntiyapfa. Ku butegetsi bwa Jose Mujica yakoze byinshi byafashwe nk'udushya ku isi yose, by'umwihariko muri Amerika y'Amajyepfo, ndetse byari bitandukanye cyane n'abamubanjirije. Birimo kwemera guhinga, gucuruza no gukoresha urumogi muri irigwe, ku buryo iki gihugu cyabaye icyambere kibyemera mu mategeko yacyo gukoresha urumogi. Yemeye ubukwe bw'abashyingiranwa bafite ibitsina bimwe, yemera ibirebana no gukuramo inda n'ibindi bitandukanye. Yavaga mu mirima ye akajya mu nama zikomeye ku isi, agahura n'abandi bategetsi b'isi barimo Vladimir Putin n'abandi benshi cyane, bakaganira ku cyateza isi imbere, barangiza akisubira mu mirima ye. E temos também a outra revolução, a revolução. Dufite indi revolution ariyo mpinduramatwara mu by'idini, igorekwa ry'inyigisho mu ngeri zose z'imibereho y'iby'umwuka y'abantu, kubera ko buri muntu yaremewe kugira ikintu aramya. Nanone dufite indi revolution ariyo revolution satanique, cyangwa se impinduramatwara mu bihereranye na Satani. Ni impinduramatwara mu byo kugirana igihango na Satani, ikajyanirana n'impinduramatwara mu bya muzika. Muri izo revolution zose twasabwaga mbere na mbere gukura abantu mu isi ya nyayo bakibera mu isi itari ya nyayo, ni ukuvuga gukura abantu mu gushyira mu gaciro no gukoresha inyurabwenge rimwe n'Imana kugira ngo tuyisenge mu mwuka no mu kuri. Bivuze yuko abantu bagombaga kuva mu gusenga gushyize mu gaciro, aho umuntu abazi neza rwose ibyo arimo, bakajya mu gusenga gushingiye ku marangamutima.
umuntu akava mu isi ya nyayo akinjira mu itari ya nyayo, akava mu kuramya cyangwa se gusenga gushyize mu nyurabwenge kwigishwa na Bibiliya, akajya mu gusenga cyangwa se kuramya gushingiye ku marangamutima, kuba kwanaziramo n'imyuka mibi nubwo byitirirwa Mwuka Wera. Bibiliya isigara ari nk'icyapa mburamumaro kiri aho, kubera yuko iyo bene uwo muntu ugerageje kumukura muri isi y'ikinyoma yiberamo, akwerurira yuko atwarwa na Mwuka Wera mu cyimbo cya Bibiliya, akakubona nk'utemera Mwuka Wera, ahubwo akakubona nk'uwizirika kuri Bibiliya. Bibiliya na Mwuka Wera bisigara ari nk'abakeba. Bibiliya isigara ari nk'umurimbo uraho, nk'uko uzabisanga mu idini ya Vudu n'iya Framaso. Ikoreshwa gusa mu gushyigikira ayo marangamutima no mu gukurura imitima ishukika ubusa, aho kugira ngo umwuka usuzumishwe cyangwa se ugenzurishwe Bibiliya yuko ari ukuri. Bibiliya ni isuzumishwa umwuka ngo hatoranywe ibikwiye kwemerwa no kutemerwa nk'ukuri. Birumvikana yuko uwo mwuka uba atari uwa Bibiliya. Umwuka w'Imana ntatinya kugenzurishwa ibyanditswe kubera yuko ari mwuka w'ukuri. Rero abantu bakurwa mu gusenga gushyize mu nyurabwenge, bagashyirwa mu gusenga gushingiye ku marangamutima, bityo bagatwarwa n'ibyumvo, bibwira yuko kwera gushingira ku buryo wiyumva, ku bihe byiza byo gutwarwa n'amarangamutima, nubwo mu biramambu ukwera ari ukumvira Imana mu cyimbo cyo kuba kurengwa n'ibyumvo. Iteka nagendererwaga n'ibiremwa by'umwuka, abadayimoni. Binyuze muri isi ya politiki no kuri abo bamarayika, nanagombaga guhamya ibyo nibugaragaze hanyuma gato. Testemunhar coisas que eu irei revelar pouquinho aqui. Por exemplo, a divindade satânica. Twatanga urugero ku bumana cyangwa se ubutatu bwa Satani, bugizwe n'ibyiciro bitatu cyangwa se amatsinda atatu magari, kandi nta mumarayika ufite ububasha n'uburenganzira byo gukora ibikorwa na mugenzi we bareshya ubarizwa mu rindi tsinda ry'abamarayika. Itsinda ribanza ry'abamarayika babi ni iryitwa imyuka ya gicuti. Abantu b'abamarayika bafite ububasha bwo kwigana mu buryo butunganye umuntu uwo ari we wese wigeze abaho ku isi, chamados espíritos amigos. Esses anjos têm o poder de se personificar qualquer ser humano que uma vez existiu neste mundo, sem deixar nenhum detalhes. E o segundo são os grupos, o segundo grupo é anjos de guerra. Itsinda rya kabiri ry'abademoni ni abamarayika b'intambara, abarwanyi cyangwa se abanyarugamba. Bafite inshingano yo kurema intambara hagati y'imiryango, intambara hagati y'inshuti, intambara muri sosiyete n'intambara hagati y'ibihugu. Ni umwihariko wabo. Nawe itsinda rya gatatu ry'abamarayika bafatwa nk'abagome kurenza abandi ukuri no mubumbe, ni abamarayika bakandamiza cyangwa se abakandamizi. Abo nibo bagome kurenza abandi. Bakorera muri za laboratwari. Bashya cyane muri bo nibo bakora muri za laboratwari. Gusa benshi muri bo baracyafunze cyangwa se baracyakumiriwe. Gusa bitinde bitebuke bazarekurwa cyangwa se bazahabwa rugari. Laboratórios. Poucos deles trabalham nos laboratórios, mas muitos deles ainda estão encarcerados. Tarde ou cedo também serão libertos. Por isso que a Bíblia assim diz. Nicyo gituma mu Byahishuwe 7 Bibiliya ivuga yuko igihe kizaza ubwo imiyaga ine izarekurwa. Ubwo nibwo babandi babagome kurenza abandi bazarekurwa. Icyakora ubu hari bake cyane muri bo bakomeza kugenda barushaho gukora, bagafatanyiriza hamwe na bagenzi babo bo mu yandi matsinda abiri mu gutegurira isi kuzanga ubutumwa bw'abamarayika batatu b'ukuri no kuzifatanya nabo mu ntambara ya Harimagedoni igaruka mu Byahishuwe 16 umurongo wa 13 n'uwa 14. Iyo ku munsi ukomeye w'Imana mu Byahishuwe 16 umurongo wa 13 n'uwa 14 hagira hati: nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka nyamaswa no mu kanwa kw'abahanuzi b'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ari imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururirize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Nubwo bo batabikoresha mu murimo wo kuyobya, gusa no mu bamarayika b'Imana harimo abihindura mu mashusho y'abantu, abatumwa guteza intambara n'ubwumvikane buke mu banzi b'ubwoko bw'Imana, n'abatumwa ku murimo wo kurimbura no guteza ibyago, ari byo Bibiliya zimwe zihinduramo ibyorezo igihe ari ngombwa. Rero abo bamarayika bakandamizi ba Satani usanga bakorera muri za laboratwari
kandi twiboneraga uburyo ki izo laboratwari zikoramo, zikarema ibiremwa bidasanzwe bitaremwe n'Imana, bakarema abandi bantu binyuze mu kuvangavanga ingirabuzima fatizo z'ibinyabuzima bitandukanye. Rero ibyo byose babikorera muri za laboratwari. Anormais, não aquilo que Deus fez, mas alterar a partir daquilo que o homem, que Deus criou, fazendo um outro homem. Eles trabalham nos laboratórios para fazer todas essas coisas. E das revelações pelo qual eu testemunhei quanto à questão da perpetuação da imortalidade da alma, ku bihereranye no kudapfa kwa roho, ari cyo gitekerezo cy'uko ngiyo umuntu apfuye akomereza ubuzima ahandi hantu, ubwanjye nabibayemo nibonera n'ayanjye maso uko bikora. Nk'igihe bene wabo w'umuntu babaga batazi uko byamugendekeye, nuko mu cyimbo cy'uwo muntu hakicwa itungo rigashyirwa imbere ya bose. Abantu bose tutabaga dusangiye igihango babonaga iryo tungo ari nk'aho ari wa muntu wapfuye, bose babibonaga uko nguko, kubera yuko amaso cyangwa se imirebere yabo yacurikwaga. Nuko iryo tungo rwose bakaribonamo nyakwigendera, kandi mu by'ukuri atari we. Ni mu gihe uwo nguwo ufatwa nka nyakwigendera uwabaga akiri muzima kandi ari mutaraga, yabaga yarajyanywe ahandi hantu mu wundi mujyi, maze umuryango wese ukumuhambana agahinda n'ishavu, bibonera n'amaso yabo yuko ari we nyamara atari we, ahubwo ari itungo risa. Uwo muntu yakomerezaga ubuzima ahandi hantu, nuko bashaka gutangaza yuko ngo kanaka na kanaka yakomeje kubaho ari umuzimu, akaba atuye ahandi hantu akorayo nk'imbata cyangwa se nk'ikindi nk'icyo, bakamwereka abamuzi nk'umuryango we agisa nk'uko bari bamuzi, afite inyama n'amagufa, kandi mu by'ukuri yabaga ari we ubwe. Gusa umuryango we ntukamenye ko burya wahambye itungo cyangwa ikindi kintu kiri aho. mesmo ele, mas na realidade eles enterraram um animal, um objeto. São estas visões. Os laboratórios também de guerra que nós testemunhávamos foi, ele cria-se, eles criam mesmo a partir desses que tese e antitese. Mu byo twabonaga ibyo no mu byo twiboneraga muri za laboratwari n'intambara twiboneraga, muri byo Satani yaremaga ikizwi nka teze na antiteze, impande ebyiri cyangwa se amatsinda birahanganye abereyeho kurema intambara, inyamara abanyamuryango bakuru bayo yombi basangiye igihango cya Satani. Ku bihereranye n'ababarizwa muri icyo gihango, iyo hari intambara haba kumeneka kw'amaraso, kandi ahari ukumeneka kw'amaraso haba ibitambo by'abantu. Rero hari mu matsinda abiri, hakaba abantu babiri basangiye igihango, umwe agashyigikira ingengabitekerezo imwe, undi iyindi. Muri uko kudahuza havuka intambara igendereye gutamba abantu cyangwa se gukuraho abakirisitu cyangwa se abakomeye ku ndangagaciro kamere mbwirizamuco. Iyo ntambara iziri mu isura y'intambara ishingiye ku myemerere y'amadini, iy'ubukungu n'iya politiki, cyangwa intambara y'abaturage. Imiryango migari n'ibihugu bibarizwamo benshi bakomeye ku mahame karemano mbonezamuco nibyo bikunze kwibasirwa na bene izo ntambara amenamaraso. Muri ibyo byose bifashisha amayeri yabo kugira ngo gusa bayobye abantu kandi ngo batangemo ibitambo. Muri uwo mujyo abantu bose batoranyijwe nawe bagomba kurya gusa ibikomoka ku bimera, bakagira ubwonko butyaye kugira ngo bakoreshwe n'imyuka nk'ibikoresho biri mu biganza bya Lusiferi. Mu nama nyinshi zatambirwagamo ibitambo, icya mbere byose wamenya ni uko hari abitwa abapfu bazima cyangwa se abapfuye bariho. Abo si bo twarwanyaga abazima. Ku bihereranye n'abapfuye bazima, uzasanga abakozi ba Satani haba mu mafilimi bakina no mu nkuru bahimba baba bahishura uko bo ubwabo babayeho bya nyabyo. Uzasanga inkuru ziteye ubwoba, filime z'amavampaya n'amazombi zerekana ibyo bapfuye bakanabaho icyarimwe. Ibitekerezo bya Bibiliya nibyo bagoreka bakabikinamo amafilime bigenda gutya. Twitaga umupfu muzima umuntu wese utari muri Kristo, ntamugire nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe. Abo ngabo ni imirambo, barapfuye gusa banariho icyarimwe, kubera yuko ubwo Adamu na Eva bacumuraga bambuye ikuzo ry'Imana, bamburwa ubuzima, nyamara bagumye kubaho babeshejweho n'ubuntu. Mu kubeshwaho n'ubuntu kandi ari abanyabyaha, hasojwe ibyanditswe, umuntu akomeza ariho ariko atakifitemo ubuzima buhoraho nk'uko Bibiliya ibivuga. Akenshi Bibiliya ikomeje ku ijambo ubugingo cyangwa se ubuzima byonyine,
ibimenyesha ubuzima buhoraho bubonerwa muri Kristo, kuko ari bwo bufatwa nk'ubuzima nyabwo mu isi y'umwuka. Ubwo rero abatari muri Kristo bafatwa nk'amavampaya, nk'abapfu bagenda, barapfuye kandi ni bazima icyarimwe. Ni mu gihe abari muri Kristo bose bafatwa nk'abariho cyangwa se abazima. Que não têm Cristo são considerados como mortos, mas ao mesmo tempo vivos ainda. E todos aqueles que têm Cristo são considerados que têm vida. E eu fui educado, eu recebia. Naratojwe mbitswa amabanga menshi cyane, ingendererwa na Lusiferi inshuro zitandukanye. Ni kenshi cyane yansuraga ngo anyihishurire uwo ari we. Muri iyo ntambara ikomeye yari igihe umuntu utishimye kurenza abandi ku isi, yari igihe umuntu utanezerewe kurenza abandi mu isi, kubera ntarenzi amahoro icyo ari cyo. Sinari nzi gukora ibyiza icyo ari cyo. Nari mfite umutima ukonje cyane. Umutima ukonje ni urya mutima utajya ugira kwicuza cyangwa impuhwe. Nari umugome kurenza abasambanyi abana n'abapusikopate. Umbonye mu buzima busanzwe nari umuntu utuje cyane, ku buryo ari ntawe ari kunyekera kuba naba ndi umusataniste cyangwa se umukozi wa Satani. Muri byose nabaga ntuje rwose. Nuko byagombaga kuba mu busanzwe. Uwo ari we wese yabaga yankubita urushyi mu maso, simite ngira icyo mbikoraho. Gusa kimwe nabaga mfite gukora ni ukuvuga nti nimumukureho, maze abamarayika ubwabo bakamukora mu nzira, cyangwa se bagategeka abantu babo bashinzwe ako gace kumwica. Bitinde bitebuke yagombaga gupfa. Gusa umuntu babaga bamukoraho gusa igihe atari kumwe n'Imana. Ntitwemererwaga kuba twakora ku mukristo, niyo byaba ari gukora gusa ku myenda ye. Umusataniste uwo ari we wese yaguhamiriza bino, n'abamarayika ubwabo barabyemerera. Ntawemerewe bibe na marayika cyangwa Lusiferi ubwe kuba yakora gusa ku myambaro y'umukiranutsi y'umuntu wiyeguriye Imana. Ntibishoboka keretse gusa Imana ibyemeye. Satanista testemunha isto, e os próprios anjos testemunham isto. Ninguém é permitido, nem o próprio anjo de Lúcifer é permitido tocar as vestes de um santo, de um homem consagrado a Deus. Não pode, sem a permissão de Deus. Nesse mesmo grande conflito, muri iyo ntambara ikomeye nabonaga ko haba umumarayika umwe w'Imana byirukana abadayimoni 10, 20 se cyangwa barenga. Iyo marayika umwe gusa w'Imana yazagaho, abamarayika benshi bacu barahungaga. Ibyo byanteraga guhora nibaza igituma umwe aboneka bariya bakabura, kandi bombi bahagararanye utabona itandukaniro. Baguhagaze imbere ari ntacyo bakora, ubona basa. Abamarayika b'Imana n'abamarayika baguye cyangwa se abadayimoni bombi banganya umucyo, bafite indeshyo zimwe. Mu bigaragara nta kibatandukanya wabona. Itandukaniro rigaragarira gusa mu byo bakora. Bamwe bakora ibibi, abandi bagakorera abantu ibyiza. não se vê nenhuma diferença. A diferença que se vê é através das suas atividades. Uns para o mal e outros para o bem do ser humano. E o campo de batalha entre bem e mal só consistia na mente humana. Imbuga rukumbi y'urugamba ruhanganishije icyiza n'ikibi ni intekerezo z'umuntu. Ni mu kwigarurira ubushake bw'umuntu, intekerezo ze. Uburyo cyangwa se amayeri yose Satani akoresha agendereye gusa kwigarurira cyangwa se kugenzura intekerezo za muntu. Uko nahoraga mbibona imbere ya byose nuko umuntu mu mahitamo akora, urabona ino ntambara si ikibazo cy'urusha imbaraga cyangwa se uwanesha undi hagati ya Satani n'abamarayika be n'Imana n'abamarayika bayo, nk'uko bikoze kugaragazwa muri za filimi. Uko siko bigendamo. Iyo ntambara ibaho gusa igihe umuntu mu bushake bwe ari ntawe ubimusunikiye ahisemo kuba uw'Imana. Icyo gihe Imana irahagoboka ikavuga iti unabaye iwanjye ku bwende bwe, kubera yuko yiyemeje kumitamo. Rero niko kuza ikarinda uwo muntu ibinyujije mu bamarayika bayo. No ku rundi ruhande ni uko iyo umuntu ubwo ahisemo kutaba uw'Imana ahubwo akayubahuka, haza abamarayika bakavuga yuko abaye iwabo kubw'amahitamo ye. Não de Deus, mas desobedecer a Deus, os anjos aparecem e clamam que este é nosso por sua espontânea vontade. E as orações de intercessão.
kubihereranye no gusabira abandi, amasengesho asabira abandi agira uno mumaro. Iyo umukiranutsi asenze asabira umuntu runaka, abamarayika b'Imana n'abamarayika babi batangira gutwikira uwo muntu. Bitewe no gusengerwa nk'umuntu nka we, basangiye inyama n'amaraso, agatakambira Imana kubwe, Imana irahagoboka itazi nyiri gusengerwa uwo, ahubwo ije kubw'ubusabe bwa nyiri gusenga uwo nguwo basangiye akamero, bakarwana intambara zimwe z'ubuzima. Imana iraza igafasha uriya muntu ku bw'uno. Haza marayika utumwe n'Imana akabwira abadayimoni barenze uwo muntu ati, uyu muntu akeneye gufashwa, nja kubera yuko umuvandimwe we arimo aratakamba asaba ko yabohozwa. Gusa ayo mahitamo anashingira ku muntu ubwe. Iyo yahisemo kugobotorwa ingoyi ya Satani, Imana iramubohoza. Gusa iyo yanze ubufasha bw'Imana, nta kimana iba yamumarira. Uko niko intambara irwanwamo. Muri iyo ntambara narwanaga, muri ubwo bumenyi nari mfite, muri ibyo nacagamo, naribazaga nti ndinde mu by'ukuri ndagana he? Nkabiterwa nuko nabonaga ukoze ijyango wese, abe perezida wa repubulika, umwami se, mu ngeri zose z'ubuzima, nabonaga bose bagandukira Rusiferi. Mbona n'abantu batwikwa bakamarirwa ku icumu kubera ko bashatse kureka cyangwa se gutatira icyo gihango. Bageragezaga kubivamo ku bwabo maze bakicwa. Abamarayika nibo ubwabo babiciraga. Eu via pessoas que eram queimadas, que eram massacradas, porque desejavam sair deste pacto. Desejavam sair por si mesmos e eles eram matados. Quem matava eram os próprios anjos. Quando o pacto é superior, então quem ataca são os próprios anjos mesmo. Iyo mwabaga mwaragiranye igihango gihanitse, abamarayika ubwabo nibo biziraga kukwica. Ubwabo barica, bamarira ku icumu. Haba ubwo bica umuntu. Iyo ari perezida, abamarayika nibo bamwicira, bakihindura mu ishusho ye. Bikamera nk'aho ari umuperezida cyangwa se umuyobozi ubwe, ugizwe n'inyama n'amagufwa, ugitegeka kugeza mu gihe runaka. Anjo próprio se personifica em forma deste ser humano, como presidente ou alguém de cargo, até certo momento. Este mesmo ser personifica, esse mesmo anjo se personifica. Uwo mumarayika uhinduye nka perezida niwe uhera ko akomerezaho inshingano z'umukuru w'igihugu, abayobora icyo gihugu mu mwanya we, kandi perezida ubwe yaramaze guhambwa. Muri ino ntambara ikomeye niboneye abakirisitu benshi bapfa. Nagombaga kubyitegereza kugira ngo umunsi umwe nzabyandikeho ntabikoreye Imana, ahubwo kugira ngo abantu bazayobokere Rusiferi. Muri runo rugamba, muri ino ntambara ikomeye, ubwo nitegerezaga ibiberamo, nifuje kumenya inkomoko iyo ari yo, aho naturutse, iyo ngana, uwo ndi we n'impamvu ndiho. Nabibazaga abasangirangendo banjye. Ndavuga babamarayika twahoranaga ubudatandukana. Kimwe banga ni umuntu utangiye gushakisha ukuri. Barabyinuba koko, birababangamira. Nashakaga kumenya icyo amanyakuri ari cyo, ukuri kuzima. Nkamenya iby'igikomangoma cyo ku rundi ruhande. Nari narumviseho ko kirusha umutware wacu ububasha. Twese twasabwaga kumugandukira, ni ukuvuga Rusiferi. Kandi iteka tukamwita amazina yose, abakirisitu baha Yesu. Abasataniste nabo bita Rusiferi nyir'ubutungane. E nós temos que chamar sempre de soberano todos os títulos que os cristãos dão a Jesus. Então os satanistas dão mesmo também esses mesmos títulos a Lúcifer, sem nenhum erro. Nesta mesma luta, eu procurava saber qual é a realidade. Aho naraho muri iyo ntambara, nifuzaga kumenya ukuri icyo ari cyo. Nari kuri misiyo rimwe, twari tugiye kwica umugore n'umugabo we, b'abamisiyoneri bari aho hafi. Ubwo twari tugiye guhura nabo, ubwo twasatiraga aho bari, uno mumarayika wantwaraga gutya amfashe mu kiganza, aho ariho hose bashakaga yuko twajya, bantwaraga batyo mu kanya nk'ako guhumbya. Natwarwaga n'abamarayika. Iyo nashakaga kujya mu wundi mujyi, aribo banjyanye, baranjyanaga nkaburira mu bantu twabaga turi kumwe, nkaboneka ahandi hantu. Ele me levava, eu sumia do meio das pessoas em que eu estava e aparecia em outro lugar. Nesta mesma missão, ao ir ao encontro, muri iyo misiyo, ubwo najyaga guhura n'abo bamisiyoneri, twabonye inzu barimo yose irabagirana umucyo. Hejuru yayo
hari urabagirana umucyo mwinshi cyane ku buryo nihanganiye kuba aho hantu, ndetse n'abamarayika twari kumwe bahatirwa gusubira inyuma. Nuko nza kubaza abamarayika twagendanaga uwo ari we, bansubiza yuko ngo ari we mwanzi wacu ruharwa. Depois perguntei também a ele, quem é aquele? Eles responderam que aquele é o nosso maior inimigo. É proibido citar, no mundo em que estava, era proibido citar o nome de Jesus Cristo. Categoricamente proibido citar o nome de Jesus Cristo. Muri Yesu twari tubayemo, cyaraziraga kuvuga izina Yesu Kristo, cyaraziraga bidasubirwaho. Narakuze, ndakura, nigishijwe kutigira na rimwe mpinduka inshuti y'umudivantiste w'umunsi wa karindwi, ni ukuvuga umudive wa nyawe uba we iminsi yose. Fui ensinado a nunca me tornar amigo dos adventistas do sétimo dia, mas eu poderia compartilhar com os adventistas no sétimo dia. Icyakora nabaga nashyikirana n'umudivaniste wo ku munsi wa karindwi, ni ukuvuga umudive uri aho ubishyuhamo gusa ku isabato. Nabaga naba inshuti z'abo badivaniste ku munsi wa karindwi gusa, cyangwa se bo ku munsi wa karindwi honyine gusa, nkaba umwanzi w'abadivaniste b'umunsi wa karindwi b'indahemuka ku Mana abayumvira. Nacengezaga imyumvire muri ba badive bo ku munsi wa karindwi honyine kugira ngo nabo bahere ko bateze urujijo cyangwa se intambara mu matorero yabo. Muri ino ntambara iteka nashakaga kumenya, igitekerezo cyahoraga kimbuza amahwemo ni ukwifuza kubohoka. Gusa nari nzi yuko ningerageza kubivamo nzicwa nkahinduka umurambo, gusa nkibaza aho nabohokera. Muri jye nifuzaga ukubohoka, gusa sinkubone. Nari nzi yuko ari ntawe ubasha kumbohora. Muri iyo mimerere nari mbayemo, mu iduka umuvandimwe wanjye yakoreragamo icyo gihe, hari muri 2008 nko mu kwezi kwa karindwi cyangwa se kwa gatandatu, ni mu kwa gatandatu haje mu missioneri cyangwa se umuvugabutumwa w'umudivantiste umunsi wa karindwi witwa Benvindo Raid Ventura. Aparece um missionário adventista do sétimo dia chamado Benvindo Raid Ventura. Até agora ele é adventista do sétimo dia da igreja do Sambizanga. Na n'ubu aracyari umwizera w'umudivantiste umunsi wa karindwi ubarizwa mu itorero rya Sambizanga, umwe mu mijyi yo mu ntara ya Rwanda. Bwa mbere akiza yavuze ku mibereho mbayeho, yatangiye kuvuga ku buzima mbayemo. Sinari mbyishimiye na hato, naramuretse arakomeza aravuga, nigira nkaho muteze amatwi nubwo mu by'ukuri ntari mwitayeho. Yagarutse ku munsi wa kabiri muri ya masaha, inyuma y'akazi yarazaga akavuga bya bindi, akagaruka kuri Yesu Kristo, ku by'uwitwa Yesu Kristo, ashimangira yuko ngo ari we kubohoka, yuko ngo atanga imbaraga n'ububasha, kandi ko ngo afite ubushobozi bwo kubohora bose bifuza kuva mu maboko ya Satani cyangwa se Luciferi nk'uko asanzwe yitwa. Uwo muvugabutumwa yaje aho ku munsi wa gatatu. Naramwinubye cyane, nifuzaga yuko inshuti zanjye z'abadayimoni zaza zikamwereka uwo ndi we, yuko ntari umuntu uraho ubonetse, kandi ko nifuza kumenya ibyo uwo Yesu arimo aravuga. Gusa kuri ino nshuro yaraje ambwira ubutumwa, ntegera amatwi ibyo yariho aravuga. Hashize igihe, ijoro rimwe nirambitseho ndi maso. Kimwe cyo wamenya ni uko abarozi n'abakoze igihango bose nta mahoro baba bafite, kandi nijoro ntibajya baryama kugeza aho basoreje misiyo yabo. Amajoro niyo bakoreramo inama, bagasenga, bagatamba ibitambo n'ibindi nk'ibyo. Ijoro ni igihe cya gipfumu mu isi. A noite é para reuniões, é para o culto, é para reunião, é para encontros no mundo. E nesta mesma noite, rero muri iryo joro nyirizina nari ndyamye, maze bitunguranye mbona umucyo, nuko umucyo ugenda wiyongera. Abo twari kumwe aho ngaho, ni ukuvuga ba bamarayika barinzi twahoranaga barabuze, bahatiwe guhunga uwari uhagaze aho. Nahise mba pararize, ngwa ikinya. Ubusanzwe uko niko twagenzaga umuntu twabaga tugiye gutera. Ibice byose by'umubiri we twabigiraga pararize kugira ngo atava aho ari. Icyakora ntacyo twakoraga ku ntekerezo ze. Ibice byose by'umubiri bigirwa pararize usibye mu mutwe hawe. Rero yagize pararize umubiri wanjye wose, sinabasha kunyeganyega na hato, habe yewe no guhumbya amaso. Intekerezo nizo gusa zagumyaga zikora nk'ibisanzwe. Nabonye uwo wari aho, yarabagiranaga umucyo mwinshi cyane.
nihuriye na Rusiferi ndamwibonera, gusa uno mucyo n'uno muntu byo byari byihariye cyane, arabagirana koko. Uko haba ko byonyine narabikunze, nibajije uwo yaba ari we, namubarije icyo kibazo mu mutwe wanjye, kubera yuko nabashaga kunyeganyeza umubiri wanjye. Natangiye kugira ibibazo byinshi cyane mubaza, ntuzi uwo ndi we, ni iki kikuzanye hano, urinde? Ibyo bibazo byose yabisubije atuje kandi afite kwiyoroshya. Ntari narigeze mbonanaho undi, kugeza ubwo ntacyo nari narigeze mbonaho basa. Yari atuje cyane. E humilde como nenhum outro ser que eu conheci até aquele momento, nunca vi semelhante àquele. Ele ficou tão calmo, fiz todas as perguntas que estavam na minha mente e ele começou a responder. Disse-me: namubajije buri kimwe icyari kindi ku mutima, nuko atangira gusubiza. Yatangiye ambwira ati, nakuremeye ibyiza kurutaho, ni inzozi zanjye ukuzandika igitabo kuri ino nsanganyamatsiko, Imana yandemye ibyiza kurushaho. Nuko arambwira ati, amahoro abane nawe. Ayo magambo yazanye imbaraga, byabaye nkaho niyuburuye wese, nkaho wa mutima wanjye wose ukonje kandi wijimye unkuwemo, maze muri gihe hakaza amahoro ntari narigezeho nakitwa jye. Nagize amahoro, numvisha ndi imbere y'ubasha kunziba icyuho ikindi mu bugingo, akamara ubukene bw'umutima nari mfite. Ubukene cyangwa se icyifuzo nyakuri cy'umuntu ni Kristo. Binyuze muri aya mayeri n'inzira byabo, abademoni bapfukirana ubwo bukene bwo kwifuza Kristo, maze mu cyimbo cyabwo bakaguha ibyo kamere yawe y'ubunyacyaha irarikira, ibyo yifuza bitigiramo guhaza no kunyura. Rero yatangiye kumvugisha, ambwira yuko yandemeye ibyiza kurutaho, ati ndi wa wundi urwanya. Yatangiye kumbwira igitekerezo cyo gucungurwa ahereye ku byo nari isanzwe nzi, icyakora bimbwira ukundi. Yambwiye amanyakuri yabyo, iby'inama y'agakiza, uko Rusiferi yaje kugwa, mbere yo kugwa kwe, ingingimira yagize ku Mana, buri kimwe. Ibyo byose nari mbizi, yariho anyibutsa byonyine. Antes de Lucifer cair, como é que ele caiu, os mesmos sentimentos, tudo, eu sabia dessas coisas e eu estava me fazendo lembrar de tudo isso. Eu disse: yaravuze ati, ntacyo nirirwa mvuga ku bya ruriya ruhande, ni ukuvuga uruhande rwa Satani, ngo kubera yuko ubwawe uri umuhamya w'ubuzima warubayeho. Ati cyakora ndakubwira ibyanjye. Yambwiye icyo gitekerezo cyose kugeza igihe yapfiraga ku musaraba, hanyuma anyereka amaboko ye. Ati nijye waje kukubohora. Ati nje hano kubera yuko wabinsabye. Ushaka umudendezo, nijye mudendezo, cyangwa se nijye kubohoka. Ushaka agakiza, nijye gakiza. Ushaka inzira yo kuyoboka, nijye iyo nzira, nijye bugingo. Mbese ushaka ubugingo? Yari umuntu ufite amagambo akurura, ntajya agira uwo ahata. Nahindutse umuntu ufite umudendezo wo kwihitiramo. Nabonye yuko atanga uwo mudendezo. Icya mbere namubonanye ni uko azi byose, amenya byose. Rusiferi ntamenya byose, bisaba kuba urenze kugira ngo ube wamenya byose. Ibyo nabibwiwe nuko yasomaga kandi agasubiza ibibazo bindi mu mutwe mu buryo bunyuze. Naribwiye nti, uno narwanyaga niwe Mana nyakuri. Icyari ikiganiro kirekire. Respondia as minhas perguntas que estavam na minha mente e ele falava exatamente daquilo que eu necessitava. Eu disse que este é o verdadeiro Deus, a quem eu venho combater. Foi uma conversa longa, aproximadamente 5 ou 4 horas. Namaranye n'umutware wanjye ukomeye umwanya ungana n'amasaha 5 cyangwa 4. Ku musozi yarambwiye ati, mbese ushaka kunyoboka? Nahereye ko mupfukama imbere ndavuga nti, Nyagasani, kuva uno munsi akira, nkwereje ubuzima bwanjye, gusa nabara abansumbya ububasha, nawe urabazi. Mfata nk'umutungo wawe bwite. Yamaye amahitamo, ansezeranya yuko nubwo muri ino si atazampa ibyo nasezeranirwaga na ruriya ruhande rwa Satani, ngo mbone ubutunzi n'ibindi batanga, icyakora yuko abasha kumpa ubugingo buhoraho. Ati nta kintu si nagusezeranya. Ati uzababara ibyo wakoreraga abandi nawe uzabicamo, gusa sinzigera ngutererana. Nzahagoboka ubura uko uzambaza izina ryanjye, nzaba mpabaye ndi kumwe nawe, witinya. Sinzigera nkusiga, nzaba ndi kumwe nawe buri uko unakiye. Se tu clamares pelo meu nome, eu estarei presente. Eu sou contigo. Não temas, eu vou te acompanhar. E eu estarei contigo todos os momentos que tu clamares.
Ele contou-me yambwiye iby'ubuzima yuko ngo ntari mpisemo ibintu bidafite umumaro, ko ahubwo nari mpisemo ubuzima bw'iteka. Ati tuzabana iteka. Ati muri ino si uzanyura mu bibaya no mu bihe bikomeye, kugira ngo ube umuhamya nyakuri w'uwo wahoze uri we n'uri we ubu ngubu. Uzahama izina ryanjye buri hamwe nzagutuma, uzajyaho nzagutuma hose. Yambwiye iby'amasi ataracumuye n'ibyo batuyemo bahoraho iteka ryose. Ati nubwo muri iyi si ntagusezeraniye yuko uzajya ujya kandi ugatura ku buntu mu gihugu no mu murwa mukuru byose ushatse nk'uko bigenda muri rwa ruhande, ati ariko ngusezeraniye ubugingo buhoraho no kuzajya ujya mu masi ataracumuye uko ushatse n'ibindi biruseho. Yambwiye ibyo maze mupfukama imbere, nuko mbitewe n'urukundo ndavuga nti ndashaka kugukurikira mu rukundo nkanakubabarizwa. Namweguriye ubuzima bwanjye kuva ubwo. contou-me esta história e eu prostrei-me e ajoelhei. Por amor, eu disse: quero te seguir por amor e eu quero sofrer por ti. Entreguei a minha vida a Ele. A partir daquele momento em diante, depois de alguns dias, aparece o próprio anjo. Aparece o anjo Azubad. Hashize iminsi mike haje marayika Zubad ubwe, umwe wari umujyanama wanjye nyibarizwa iriya, arambwira ati watatiye igihango twagiranye, wabaye umugambanyi. Nyamara nubwo bimeze bityo, umutware aracyagutegeye yombi, arifuza yuko wihakana uwo mutware wayobotse. Icyo gihe naravuze, urabona ni ikiganiro cyaje ibintu byose byaho mu cyumba bitameze neza. Icyo gihe hari hashyushye cyane. Rero naramubwiye nti namaze guhitamo umutware w'ikirenga. Ndibuka yuko nyuma yo kuvugana byinshi naravuze nti gusa mu izina rya Yesu Kristo uwo nahisemo akaba yaransezeraniye ubugingo buhoraho, akankunda urukundo rw'iteka kandi akankuruza neza ye yuje urukundo, nkamwakira bivuye mu rukundo kandi nkaba niteguye kumubabarizwa. Ntigenda ubwira Lusiferi yuko nagishaka kumukorera, uko ahubwo nshaka gukorera umwami Yesu Kristo. Yahise abura. Mvuze Yesu Kristo mu izina yahise agenda. Quero ser servo do Senhor. Ele sumiu. Quando eu disse em nome de Jesus Cristo, ele sumiu. Passa o tempo, aparece o próprio Lúcifer. Hashize igihe Lusiferi ubwe yariziye. Ubwo yaje ambwira ati mwana wanjye, ese ndagukuraho amaboko. Nta nshuti Lusiferi agira. Ese ni inshuti y'abamarayika bagenzi be. Kimwe n'abantu b'abanyabyaha, abadayimoni nabo bagira byinshi cyane bapfa kandi ntibabyumvikaneho, gusa bikarangira bongeye biyemeje gusenyera umugozi umwe, kandi aho biri ngombwa cyangwa se bikomeye cyane, Lusiferi ubwe akaba ari we wikorera akazi. Gusa nyine Lusiferi nta nshuti agira yizera, yigaragaza nk'aho ari inshuti, nyamara nta nshuti agira. Agira imbata, akabata, agashuka abantu. Yanyeretse azanye ibyo bishoko, nari nsanzwe muzi, nari nsanzwe nzi ibyo akora, ntacyo ari kunyumvisha ukundi. Namweruriye yuko mfite umutware mushya nzakorera. Kimwe cyo yansubije nuko ngo kubw'ibyo ntazabaho, uko nzapfa nkababara, atuzibonera icyo umubabaro ari cyo. Yahise agenda anabaje izina rya Yesu Kristo. Kuva ubwo byari umubabaro gusa. Natangiye guhura n'ibibazo ntari narigeze muraho nabyo nyibarizwa iriya. Guhera ubwo data yatakaje ibyo yari afite byose, ibyo yari atunze byose byaragiye. Mu muryango abanshyigikiraga bose batangira kunyima buri kimwe kugira ngo bambone mbabara. Nyamara sinibagiwe yuko Imana yari yaransezeraniye kuzahorana nanjye iteka. Natangiye kwitakira. Ubu ntanga ubuhamya henshi mu nsengero nyinshi mu izina rya Yesu Kristo, kandi benshi mu bagifitanye igihango na Satani barahinduka bakigurira imibereho yabo Yesu. Kuva none ndi misioneri wa Kristo. Inzozi zanjye ni kuba umwanditsi na pasiteri icyarimwe. De agora em diante sou missionário de Cristo. É meu sonho ser um escritor e pastor ao mesmo tempo.